Yes, turabashuhuje abakurikiye DNI Ministries TV and Radio, tubahaye ikaze nanone kandi nk'ibisanzwe tugenda twegera abaramyi batandukanye tukabaganiriza bakaduha amakuru bakaramya Imana tugasangira nabo ibitekerezo bigiye bitandukanye. Nk'ibisanzwe rero ubushize mu minsi ishize nabegereje COG worship team cyangwa se Church of God worship team, mwarabonye ibihe byiza twagiranye muri church yabwo twari twabasuye. Uyu munsi rero namenye amakuru atoroshye ko baramyi babiri bahuye, ndavuga ati reka nze mbajyane abakunzi ba DNI Ministries TV mu rugo kwa Raisa karibu. Namenye ko rero Deni ari buhagere, ndavuga ati nanjye reka nze tuhahurire ubundi tuze kuramya Imana, tuze kuganira ku ijambo ry'Imana, hanyuma tuze no kubashimira kuba bemeye kuduha umwanya wabo, tukaba tugiye kuganira tukaraza no kuramya Imana hamwe nabo, turaza kugira ibihe byiza. Rero Imana ibaho umugisha cyane. Karibu Deni. Wari ubizi ko ndibugende bubagenda? Ntabwo nabisobanukiwe, ntabwo nabibizi. Uyu mugabo rero muguye gitumo, ariko wenda Raisa we yarabizi, ariko uyu mugabo warasa nuguye gitumo nibi bintu tujye gukora. Reka rero dusenga Imana dutangire, tuzora kuza kuramya Imana, tuzora kuza kuganiriza abantu ijambo ry'Imana, ariko bitari ibintu binini kubera ko turaganira gusa, ubundi tute dusoza dushimira n'abantu bari buze kuba badukurikiye. Ndabizi ko abantu bazabikurikirana bazanezerwa cyane kubona aba baramyi. Ndabizi ko mubakunda, ndabizi ko mubishimira, ndabizi ko mukunda abaramyi muri rusange, abantu baririmba indirimbo ziramya Imana zikanahimbaza Imana. Reka dusenge. Imana turagushimiye, kuko Imana igira neza. Turi imbere y'amaso yawe rero, tugiye kukuramya tuguhimbaze, tugiye kubwira abantu ineza yawe duhora utugirira, tugiye kubwira abantu gukomera kwawe. Nta wundi twizeye atari wowe, nta wundi twiringiye atari wowe. Icyubahiro reka kikugarukire muri byose mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Ese umuntu akibuka kuririmba na Covid bakamuye turagerageza. Niguse tena, ninaomba Baba uniguse tena, niguse tena, niguse tena, ninaomba Baba uniguse tena, niguse tena, niguse tena, ninaomba Baba uniguse tena, niguse tena, niguse tena, ninaomba Baba uniguse tena, niguse. Ngoraho mwami, ndagusabye Yesu unkoreho mwami, nkoraho. Doraho niho njya nkura imbaraga mu bikomeye, aho niho mbonera ubutsinzi. Doraho niho njya nkura imbaraga mu bikomeye, aho niho mbonera ubutsinzi. Umutima wanjye urifuza kubana nawe, ni wowe nkeneye iteka. Doraho niho njya nkura imbaraga mu bikomeye, aho niho mbonera ubutsinzi.
data umutima wanjye urifuza kubana nawe, ni wowe nkeneye iteka. Genza gusanga mu bwisho bwawe, maze nihishe mu gicucu cyawe, zirukanyira imbere yawe, o data. Genza gusanga mu bwisho bwawe, maze nihishe mu gicucu cyawe, zirukanyira imbere yawe, o data. Arasa gushiraho inzira, arasa gushiraho inzira, areba kure aho ntabasha kurora, nzahora mwiringira. Ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, arankunda, aranyitayeho. Ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, arankunda, aranyitayeho. Ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, arankunda, aranyitayeho. Ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, arankunda kandi aranyitayeho. Nibinsaba kugukoraho, kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanjye. Nibinsaba kukubonesha amaso yanjye, kugira ngo menye kunkunda. Nibinsaba kugukoraho, kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanjye. Nibinsaba kukubonesha amaso yanjye, kugira ngo menye kunkunda. Ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, mwami wanje arankunda, aranyitayeho. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo ibihumbi, ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye iri gushima. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo ibihumbi, ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye igushima. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo ibihumbi, ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye
rigushima ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi mfite byinshi byo kukubwira ariko reka mpitemo kimwe si uko amarira yashize si uko ibibazo birangiye n'umutima unyuzwe Uwiteka nje imbere yawe ongera unyumve Mvugiriye indirimbo kuko mvuye ku mutima uyu mutima uwakire ukoresha icyo ushaka kuko umutima ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima narindi jambo nshaka kuvuga usibye narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima Imana imugisha Aline Gahongayire Imana ihumugisha abaramyi Imana ihumugisha abadukurikira Imana ihumugisha abakunda uyu murimo wo kuramya Imana no kuririmba indirimbo ziramya Imana zigahimbaza Imana Imana ihumugisha buri muntu wese udukurikira kuri DNI Ministries TV akadukunda akadukurikira no kuri radio DNI Ministries Radio online kuri website yacu nkuko marambi babwira rero nkunda kubana n'abaramyi nkunda kuba ndi kumwe n'abantu bafite umutima wo kuramya Imana uyu munsi ndi kumwe na Raisa amakuru Covid yakugendekeye ntabwo byari byoroshye ku banyarwanda bose ariko n'uyu munsi riba biragenda bikana ariko turacyakomeje gusenga no kujyana n'ibihe natwe tugahindukana n'iminsi kugira ngo tubashe kwitambukamo amahoro Denis umukozi umugabo w'Imana nkunda cyane ngiye n'umuyobozi wanjye uyu mugabo kubatabizi munabimenyereho n'umuyobozi wanjye muri worship team ndamwubaha mbese inama ze imiyoborere ye iranyubaka cyane kandi nkunda umutima w'Imana agira wowe ibi bihe bisobanuye iki kuri wowe bisobanuye ikintu kinini ku buzima bw'abakristo kuko hari igihe cyajya kigera tugasoma ijambo ry'Imana tukumva ngo abisirayeli baje banyura mu butayu bukomeye ariko nkuko biri ku mukristo nge mifata yuko icyo ari igihe turimo ducurwa cyangwa turimo twigishwa kuko hari ibihe bikomeye abakristo tunyuramo rimwe na rimwe ugasanga bibangamiye ubuzima bwacu kandi ari cyo gihe tuba tugezeho kugira ngo twinjire aho tugomba kwinjira mu gihe runaka rero ngiye kuri nge mbifata ko ari igihe ndimo gucurwa kandi ntabwo byigeze bihagarika kuramya Imana kwanjye kuko ubuzima bwanjye bwose yaba mu byiza no mu bibi ngomba kubaho ndamya Imana birumvikana kubaramyi ikindi gihe cyacu cyo kongera kugira ngo twongere kwisuzuma ni igihe cyacu cyo kongera kugira ngo twongere kugarura wa mutima twatangiranye uyu murimo njya nkunda kubivuga cyane iyo ndi kumwe n'abaramyi baramya Imana muri ubu buryo bwanyu bwo kuririmba ariko banaramisha umutima banaramisha imibiri yabo banaramisha ubuzima bwabo busanzwe kubera ko nkuko tuba twageze mu rugo kwa Raisa twamusura iyo dusanze afite ubuhamya bwiza bari uwundi murimo wo kuramya aba ntabwo baramya hari aho gatuta tuyoboye gusa ahubwo no mu rugo babikomerezaho rero ngiye mbona ko ibi
ibihe ku muramyi byakabaye ibihe byo kuba refreshed cyangwa se byo kongera kwigaruramo za mbaraga. Ndabizi abantu benshi tugikizwa twari mwoto bwari umuriro bavuga kujya gusenga aho ukabatanga muri church, ariko uyu munsi abaramyi bari baragiye bamwe bacogura ugasanga basubiye inyuma, baramenyereye ibi bintu, barabimenyereye kumbwa ati Sunday dufite service mu gitondo ugomba kuzinduka ukagira gute akizira Sunday nyine bya marenganenga nakererewe nari nabuze bus nari nabuze moto nari nagize gute natinze kubyuka. Impamvu n'inzitwazo z'abaramyi ntekereza ko iki gihe cya covid umwaka wose tugiye kumara muri covid, ntekereza ko abaramyi bigaruye. Ndahisa ufite ukuntu byumva we kuri wowe bino bihe bikwigishije iki mu bundi buryo bwo kuramya? Akoze kera twajyaga dusoma ijambo ry'Imana cyangwa tukigishwa n'abapasiteri bakatubwira ko ugomba kwivomera amazi azagufasha mu bihe bigize gute bikomeye. Tukavuga ibihe bikomeye ni ibihe, ni iki kintu cyaba kikatubuza gusenga, ni iki cyaba kikabuza umuntu kuba yabyuka kumva ko uyu munsi ngomba ni ku cyumweru. Twe twarafashe ya masengesho tukahora twumva ni ku cyumweru ukavuga ndabyuka ndajya gusenga ku cyumweru. Ariko hari ikindi kintu gishyashya umuntu yungutse, hari umunsi wo ku cyumweru watubaga mu mutwe utagihari. Bisaba ko umunsi ku munsi isaha ku yindi ugomba guhora muri bya bikari by'Imana, ukavuga ntago ari ku cyumweru ariko kuwa mbere ndahari, kuwa kabiri ndahari, kuwa gatatu ndahari. Abantu benshi ntago bari gukora, n'abari gukora iminsi mikeya indi bakicara, ariko ugasanga ntago turi gukoresha cyagiye twahawe gitoya, ahubwo turi kurwana no kuba twavuga ngo bafungure tujye gusenga, n'aka kanya gato tubonye nitubasha kugakoresha neza. Ikintu nabashije kwiga muri iyi covid nasobanukiwe neza ko iriya ni inyubako duhuriramo, urusengero ruri mu mutima wanjye. Nasobanukiwe neza ko umuntu atakuwundi isaha ku yindi ngomba kuba umwanya wose ndi mu mwanya wo kuramya Imana, ndi ku mwanya wo gusabana n'Imana, mu ijambo ry'Imana, mu kuririmba, ngize umugisha nkahura n'abavandimwe banjye gutya tukongera tukavomerana ku mavuta. Ni umwanya udasanzwe, ni umugisha udasanzwe tukungutse. Ntago covid yagakwiye kuduherana ngo tureke kuba twatangira gusengera amasezerano yacu, gukora ibintu bikwiriye, ahubwo wabaye umwanya mwiza wo kuguma mu rugo, ahubwo tukagira igihe gihagije, umwanya uhagije wo kuba twabana n'Imana. Yes, uyu munsi abantu bafite inyota yo kujya mu rusengero. Urumva ari cyo ukumbuye mu rusengero, ugitungukamo hari abavuze ngo barafunguye Church of God, nicyo uzahingukira bijya gukora? Bana yanjye nzaramya Imana, nzataha nariho nzaramya Imana uwo munsi simbizi, cyo kwa ntazataha nzarara. Nabwiye abantu umunsi bafunguraga abatorero ngo baradohoye, ndavuga ati ngewe iteraniro ryose rizaba ku rusengero rw'iwacu, ubundi bajya bahera kuri 29 babara, no kuvuga ngo wa 30 yaruzuye, ni ngewe naruzuye buri teraniro ryose. Deni ntago byoroshye, uri umuyobozi w'abaririmbyi, uri umuyobozi w'urubyiruko, uri umuyobozi w'abantu benshi kandi bafite inyota. Ndakeka uyu munsi umuntu wese ubajije, umuntu wese uguhamagaye, umuntu wese ugukeneye, umuntu wese uhuye nawe mu buyobora barifuza kongera kugaruka. Ariko mu minsi yashize mbere yuko ibi bintu biza ahubwo barifuzaga kugenda, ndabihamya nashidikanya. Wowe yurebye ubuzima baramyi bawe, abakozi b'Imana mwakorana uyu murimo, abantu batandukanye mugenda mukorana, uburyo bongeye kuwunyoterwa, uburyo bongeye kuwifuza batakinawubonye, ndavuga ngo ntibakiwubonye kuko ku cyumweru nta teraniro rihari. Ariko Imana yahindura ibihe, kubera ko ndabyibuka mu ijambo ry'Imana umukozi w'Imana Elisa ngo yarahanuye avuga ko ngo mu irembo ry'i Yerusalemu ngo indengo yashekera ari kuvuga kubijyanye no ahanura ngo umwe aritanguranwa ngo mubyegera by'umwami, ngo aravuga ngo ngo ibyo se byashoboka gute, ngo n'Imana yakingura ibidirishya byo mu ijuru. Ariko naratangaye, ngo yaramubwiye ngo wowe abandi baraza kubiryaho ariko we nturi bubiryeho. Bishatse kuvuga ngo rero ibintu bishobora guhinduka, ariko hari ukuntu abantu bakumbuye ibihe mwajyaga mu banamo, hari abantu bakumbuye hari abantu bakumbuye bwa buzima bwo gusubira imbere y'Imana twese hamwe turi kumwe. Abantu uhura nabo, wowe gerageza guha abantu ishusho y'abaramyi. Uyu munsi urabayobora, ubana nabo, baraguhamagara bakwisanga nk'umuyobozi wabo. Ni iki wabwira abantu kuri iyi ngingo? Ikintu navuga, kuramya Imana ni ikintu kigari kandi kiba mu mitima y'abantu baramya Imana. Uko iyo uri umuramyi koko nyakuri, utari wawundi ugendera mu kigare, ubuzima bwawe bwose bubaho mu buzima bwo kuramya Imana. Ntekereza yuko nge nibwo buryo mbifatamo, kandi nacyo kintu nize muri bino bihe bya covid. Keshi na keshi twajyaga mu nsengero kuko twabaga tugiye guhura n'abantu kugira ngo turamye Imana ahantu hamwe twese turi kumwe. Nabyo ni byiza cyane, biranaturyohera kurenza. Ariko keshi na keshi iyo utabashije kuvoma amavuta yawe cyangwa ngo ubashe gushaka Imana ku giti cyawe, rimwe na rimwe utari kumwe n'abandi biragorana.
rero ni mpamvu uyu munsi wa none benshi ndabasura baramye dukorana umurimo w'Imana cyangwa twakoranye umurimo w'Imana muri kiriya gihe ariko hari igihe kigera nyine hari ugera ukumva yaranamutse bitewe yuko yari afite undi muntu ari kugendera runaka ariko ibihe byacu byo kuramya Imana turi hamwe yari motivation nukuvuga yari motivation yuramya Imana uri kumwe n'abandi bantu hari izindi mbaraga bikongera hari andi mavuta bikongera bigatuma wumvishije urushijeho gukunda Imana mu buryo bwisumbuyeho kuko hari ikintu Imana yadusigiye ni naryo tegeko rikuri yadusigiye yatubwiye ngo kunde mugenzi wawe nkuko wikunda yuri kumwe na mwene so muri kuramya Imana hamwe rwa rukundo rwo muri Kristo rubahambiriza umugozi umwe w'urukundo hasigaye ibyo muzamuye imbere y'Imana bikazamuka ari ikintu kiri kombine kinini cyane kizamukiye imbere y'Imana icyarimwe rero nicyo kintu dukumbuye kuramya Imana turi hamwe twese hamwe ku buryo tuzamura amashimwe twese hamwe ari kombine tukayazamura imbere y'Imana ikayakira mu buryo buri strong mu buryo bubyibushye iteraniro ry'abera rirakumbuwe iteraniro ry'abaramyi ihuriro ry'abera b'Imana hari muri ibyo bivuze ngo mbeke ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi banesheje isi na Satani ndetse n'umubiri tuzaza muri bendera n'umwana w'intama wanesheje ibi bintu birakumbuwe abera bose aho muri ndabizi ko mubikumbuye abakozi b'Imana abaramyi mukumbuye ibi bihe hari akarimbo nkunda kandi twavuye nyine twagiye muri covid karasohotse ariko kamaze imisi gakora ku mutima wanjye no ku mutima w'Imana ariko mbihamya kuko ikintu cyakoze ku mutima wanjye akenshi mba numva ko kivuye ku Mana kabone amavuta mwitabaza uyu munsi umuntu utari ufite amavuta mwitabaza nukuri mukura hwari tuyiririmbe ndabizi ko abantu abera b'Imana bari bongera guhabwa umugisha nende tuyobora birumvikana umuyobozi mama vuta mwitabaza mwami wanjye murenaka ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanjye uzajyane mamavuta mwitabaza mwami wanjye murenaka ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanjye tuzajyana mamavuta mwitabaza mwami wanjye murenaka ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanjye tuzajyane suka w'amavuta mesha temba nk'umwuzure morenaka kugeza igihe uzazira suka w'amavuta mesha temba nk'umwuzure morenaka kugeza igihe uzazira mamavuta mwitabaza mwami wanjye murenaka ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanjye tuzajyana mamavuta mwitabaza mwami wanjye murenaka ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanjye tuzajyane amavuta nashire umuriro nuzime isoko
ntigakame isoko ntigakame kugeza igihe uzasira amavuta ntashire umuriro ntuzime isoko ntigakame kugeza igihe uzazira amavuta mwitabaza mwami wanjye murenaka ubwo sasa uzambonere kure mwami wanjye tuzajyane ubwo sasa uzambonere kure mwami wanjye tuzajyane ubwo sasa uzambonere kure mwami wanjye tuzajyane. Imana iduha amavuta, Imana iduha ubuzima, Imana iduha umutima, Imana iduha ibihe, Imana iduha ibyishimo, Imana iduha umunezero, bidutere gukomeza kongera kuyiramya, bidutere gukomeza kongera kuyihimbaza. Ndagira ngo hari ikintu Raisa ufite wabwira urubyiruko rugenzi rwawe, abashuti bawe, kugira ngo umunsi nk'uyu bitewe n'ibyo ari gucamo abashe kongera kwikomeza kuwiteka, abashe kongera kureserva amavuta azamutunga mu minsi y'ahazaza. Mwakoze. Ikintu nabwira urubyiruko muri rusange cyangwa itorero, icyo nababwira, Imana ya Isaka na Yakobo na Danieli, Yamana iracyari Yamana y'uyu munsi, ntabwo yigeze ihinduka, iracyakora imirimo n'ibitangaza, iracyakiza abarwayi, iracyazura abapfuye, iracyafite gukomera kudasanzwe nk'uko yahoranye kera. Icyo usabwa ni ukumwizera, ni ukwemera ko Imana ariyo ya mbere mu buzima bwawe, nanjye nkabyemera, ubundi tugakoresha igihe cyacu neza, umwanya dufite wo kuba mu rugo, dufata umwanya munini wo kwibikira amavuta yacu azadutunga mu gihe kizaza. Murakoze. Deni uri umuyobozi, abaramyi benshi bagufatiraho urugero, yaba uyobora yaba utayobora, ariko bari mu itorero babashije kukumenya, bakuzi mu buzima busanzwe. Hari icyo wabwira abantu ikiri ku mutima wawe, ndamya ariko kinari ku mutima w'Imana, ushobora kubwira abantu kikabafasha, kikagira ahantu givana umuntu mu bitekerezo nemo, kikagira ahantu givana umuntu mu bwihe barimo, mu bwigunge arimo, kikagira n'ahandi kimugeza. Uyu munsi ndagira ngo ugire ikintu ubwira abaramyi, ndagira ngo ugire ikintu ubwira itorero rya Kristo kiri ku mutima wawe, kugira ngo tuze no kuza dusoza nyuma yawe. Murakoze cyane. Icyo navuga muri kino gihe nuko tugomba gukomeza gushikama kuri Kristo twamenye. Ko niyo muntu wenyine ufite urufunguzo rw'ibintu byose. Aho abaganga bananiwe kubw'ino ndwara, aho abandi bose bagiye bananirwa, aho abakomeye bagiye bananirwa, Kristo warashoboye. Hari ijambo rimwe ashobora kuvuga iki cyorezo kigahagarara, avuze rimwe gusa. Rero ntimwumve mutewe ubwoba n'ibi bihe biriho uyu munsi wa none, kuko hari igihe kimwe Imana ishobora gukora cyangwa ishobora kuzavuga gusa rimwe gusa, ubuzima bukongera bugahinduka, tugasubira mu buzima busanzwe. Ashobora kuba uyu munsi wa none abantu turimo twumva byacitse, byayo udafite ibyo kurya, akazi karahagaze, ibintu bitameze neza, ariko uwo turamya, uwo duhimbaza aracyari wa wundi nk'uko mugenzi wanjye yabivuze. Ntago azigera hinduka, nta nagacu ko guhinduka kazigera kamugaragaraho. Azahora ari umutsinzi iteka ryose mu buzima bwacu. Nubwo inzira turi kunyura mu munsi wa none isa nkaho ifunganye, ariko Imana hari agacu turi kubona k'ibyiza, k'iby'Imana igiye kuzakora mu buzima bwacu mu minsi iri imbere. Kandi dufite icyizere neza yuko ibi bihe biri kudutunganyiriza ibyiza. Dukunda kuvuga aya magambo abarokore, rimwe na rimwe abantu bakumva yuko, cyangwa iri jambo dukunda kurivuga abantu bakumva yuko dusa nkaho twataye umutwe. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, iyo ibintu bibi bije ku buzima bwawe, bije ku buzima bw'igihugu, bikaza ku buzima bw'isi yose, hari ikindi kintu cyiza kiba kiri imbere aho ngaho. Ushobora kuba utabibonesha amaso uyu munsi, ariko imbere hano hari ikindi kintu cyiza cy'igitangaza gikomeye Imana izakora, ku buryo isi izahinduka, abantu bagasigara batekereza se ni bwa buzima twaciyemo, ku buryo abantu bazibagirwa ubuzima bubi baciyemo.
rero kandi nuko ijambo ry'Imana ribitubwira, iyo iminsi mibi ije ku buzima bwacu, ibyiza cyangwa ibyo tuba turi hafi gusingira Imana yadufatiye. Amen. Hari amasezerano menshi Imana yaduhaye, hari amasezerano menshi Imana yagusezeranije wowe uri kutureba uyu munsi wa none, kandi icyo gihe cyo gusohora kwawe ntabwo kiragera. Rero tegereza wihanganye kuko ayo masezerano arahari kandi ari hafi gusohora. Ibi ntibiguca intege. Murakoze. Hari indirimbo ntekereje urimo uravuga aya magambo arakomeye, kuko imigambi yawe tujyane kuri njari myiza, ngako meza nkwizere, kuko utayobya, kuko imigambi yawe kuri njari myiza, kuko imigambi yawe kuri njari myiza, zako meza nkwizere, kuko utayobya, zako meza nkwizere, kuko utayosha. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho, nzategereza nizeye kwico yavuze kizasohora, nzategereza nizeye kwico yavuze kizasohora, kuko imigambi yawe kuri njari myiza, kuko imigambi yawe kuri njari myiza, zako meza nkwizere, kuko utayobya, zako meza nkwizere, kuko utabesha. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho, nibigatume uteshuka ngo ureke Imana, Imana idahemuka, yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije, kubw'isezerano ryayo risa naho ritinda, ntabwo rizahera, juyizera. Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije, kubw'isezerano ryayo risa naho ritinda, ntabwo rizahera, juyizera. Irakuzi kakunda ukanguka, ukicara ku gitanda cyawe, ubitse umutwe mu biganza, urira cyane rwose ushavuye, kubaho ukumva ntacyo bikikumariye, uzukiye bashuti. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe
igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana idahemuka tuyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ibisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera tuyizera. turabashimiye cyane abo twabanye, tubashimiye kuba mwadukurikiye. Ndashimira abantu twari turi kumwe, Raisa wakoze Imana igumuca Denis. Ni ukuri ni abakozi b'Imana bajya kenshi badufasha, ni abakozi b'Imana kenshi bajya baduha inkomezi, bajya badutera inkunga mu buryo bwo kuramya Imana no guhimbaza. So ni DNI Ministries Zero TV and Radio, njye na Edike Fan. Ndabashimiye cyane kuba twabanye. Imana ibaho umugisha. Ntago nibagiwe kubashimira abari mu Rwanda, abari Uganda, abari Kenya, abari mu Iburayi, mu bihugu bitandukanye. Turabibona message zanyu. Turashimira cyane abari muri Amerika mudukurikira, cyane dusuza n'umuyobozi wa DNI ariho hari mu mujyi wa Arizona muri Phoenix. Imana iguha umugisha cyane aho uri. Imana ikomeze kugira neza n'umuryango wawe. Turashimira cyane abantu badukurikira bari muri Australia no muri Aziya. Imana ibaha umugisha. Twa turi mu mwanya wo kuramya Imana no guhimbaza. Twaduhuye n'abaramyi. Iyo duhuye n'abaramyi murabizi ko ari byo bihe twiberamo. Imana ibaha umugisha.